ukuri nuko inzira Bruce Melody na Ben bamaze kunyuramo kugeza amagingo ya muziki wabo atari inzira iharuye nk'uko bamwe babibona. Bamwe bibwira ko inzira y'abahanzi nk'aba iba yarabaye inzira yuzuyemo support ndetse n'indirimbo zabo zigakundwa cyane. Ese nkubwiye ko ibyo utekereza atari ko biri? Ese usanze ubuzima bwanyuzemo bukomeye kurusha uko wowe uvuga ko bukomeye? Uyu munsi turi gusesengura ubuzima bw'amazina birakomeye cyane mu Kinyarwanda ari we The Ben ndetse na Bruce Melody. Muri iyi video turaza no kurebera hamwe aho bageze, ibyiza bagezeho, ibibazo bahuye nabyo ndetse n'imbogamizi bagiye bahura nazo mu kazi kabo nk'abahanzi. Nyemera tubane kugeza ku mpera z'iyi video kuko hari ibintu biraza gutungura kandi uraza gusanga utarusanzwe ubizi. Ndagusezeranya ko nusoza iyi video uraza kuba uzi neza ibitambo umuhanzi atanga kugira ngo agire izina rikomeye mu byo akora. Noneho fata n'agatebe wicare kugira ngo tugendane. Duhereye kuri The Legend Mugisha Benjamin, benshi tuzi nka The Ben cyangwa se Tiger B. Akaba ari umuhanzi wagize intangiriro itari igororotse nk'uko tubikeka. Nawe yatangiye mu buzima busanzwe kandi buciriritse nk'abandi bose. Yakuze akunda umuziki akiri muto, aririmba mu rusengero ndetse yaje no gutsinda amarushanwa y'umuziki mu gace yabagamo. Ibintu byabaye nk'ibimutera akanyabugabo. Ariko se waba uzi ko bwa mbere The Ben agerageza kwinjira mu muziki cyangwa se mu ruganda rwa muzika nyarwanda bamwangiye? Ni ibintu twavuga ko ari nka ryohereza ku bahanzi benshi bakizamuka, gusa kuri The Ben ibi byabaye nk'intangiriro. Ese wowe waba warigeze uhura n'ibicantege mu gihe wari urimo ugerageza kugira ku nzozi zawe? Ese wabashije guhangana nabyo gute? Ni gute wabashije kubitsinda se? Andika muri comment twungurane ibitekerezo tunaterane n'akanyabugabo. Mu mwaka wa 2008 ibintu byose byaje guhinduka ubwo The Ben yasohoraga indirimbo ye ya mbere bise Amahirwe ya Nyuma, ari nayo indirimbo yabaye ibihe byose. Nubwo ariko The Ben yari atangiye kumenyekana, ibintu byose ntibyarimegesha nk'uko izina rye ribivuga, ahubwo byari nk'ihurizo kuri we kuko tutari tubizi. Iyo umuhanzi akizamuka agatangira gukora indirimbo zigakundwa, abenshi usanga bari gukorera kuri pressure yo kurekura ingoma ziri hit gusa. Ikindi kandi ku bahanzi ubundi rimwe na rimwe baba bameze nk'ibicu. Urazamuka ariko kugira ngo uzagume hejuru nabyo bisaba izindi mbaraga ndetse n'ibitambo byinshi. Udafite kwihangana, gukunda ibyo ukora ndetse no kugerageza kuzamura ubumenyi ufite nk'umuhanzi, biba byoroshye gusubira hasi cyangwa se ukaba wanabivamo. Niba utekereza ko kuba icyamamare ari ibintu byoroshye, tegereza wumva uko byagenze igihe The Ben yimukaga muri Amerika. Kwimukira muri Amerika byabaye nk'inzira nshya kuri The Ben. Nubwo byamuhaye amahirwe yo kugera ku rwego mpuzamahanga, byamugabanyijeho bamwe mu bafana b'u Rwanda. Yahuye n'ibibazo byo kumenyera umuco mushya ndetse no kugumana isura mu ruganda rw'umuziki w'u Rwanda. Abenshi batekerezaga ko yaragiye kuzima, nka bamwe muri benshi twagiye twumva bagiye hanze tukaba duherwa indirimbo zabo bakiri inaha mu Rwanda gusa. Gusa kimwe mu bintu abantu batari bazi nuko The Ben yari ari kwitegura kugarukana imbaraga nyinshi mu buryo butangaje kandi ngira ngo ubu turanabibona. Ese wowe niki kiguha imbaraga zo kudacika intege? Dusangiza ibitekerezo byawe muri comment, uduhe inkuru yawe ishobora gushimisha undi muntu wese uri kureba iyi video. Comeback irenze. Ahagana mu mwaka wa 2015 The Ben yongeye kwigarurira imitima y'abantu binyuze mu ndirimbo yakoze yitwa Nta Cyadutanya. Indirimbo yayikoranye n'umuhanzikazi bita Priscilla. Iyo ndirimbo ntiyari nk'indirimbo isanzwe, ahubwo ari nk'itangazo rivuga ko agarukanye imbaraga nshya. Yaje ahuza umwimerere w'imiririmbire, muri make twavuga ko yerekanye ko afite impano y'ukuri itagizima cyangwa se ntaho yajya. Ariko nubwo bimeze gutyo, ni nako yakomezaga guhura n'imbogamizi zirimo nk'ibipimo by'abafana bamushyiraho, ibigendanye n'ubuzima bwite ndetse no gukomeza kuba umunyamwuga w'ukuri muri uru ruganda. Waba ukunda uburyo dukoramo izi video dukora? Niba ubyishimiye kanda kuri like, kandi niba uri mushya hano ntiwibagirwe gukora kuri subscribe na notification bell kugira ngo uzajye ubona inkuru nk'izi dushyiraho hano. Wakibaza uti none se nirihe banga Tiger B yaba yarakoresheje kugira ngo agume muri uruganda rw'umuziki twirengagije ibicanege byose yahuye nabyo? Ibanga nta rindi, ahanini ubundi banga riri mu mahame we ubwe agenderaho ndetse no kumenya guhuza n'abafana be, ndetse no kumenya uburyo ahangana n'ishidikanya mu bantu bamwe na bamwe. Inkuru z'abahanzi nk'aba zakatwibukije ko inzira igera ku nsinzi atari inzira igororotse. Ni inzira yuzuyemo imisozi n'ibibaya ndetse n'amakoni, aho buri kona rigukomeza rikakugira umuntu uzabaho hazaza kandi ukaba umuntu uhamye. Reka twimukire kuri Bruce Melody. Amazina ye bwite ubusanzwe yitwa Itahiwacu Bruce, akaba n'umwe mu bahanzi bakomeye mu muziki w'u Rwanda. Uko urugendo rwa Bruce Melody rwatangiye bisa nk'ibitangaje, kuko burya yatangiye urugendo rwe muri korali. Akaba yanatangaje ko ashimira byimazeyo umubyeyi we, Imana imuhiruko dashira. Uyu mubyeyi akaba ari we wamushishikarizaga kujya mu rusengero, kandi kuri Bruce we kuririmba muri korali byatumaga yumva arimo ahaza kwifuza kwe.
ahagana mu mwaka wa 2010 nibwo Bruce Melody yari amaze kumenyekana ku ndirimbo nka na Ndumiwe. Gusa avuga ko yatangiye kwandika indirimbo ahagana mu mwaka wa 2006 yandika mu njyana ya rap. Umwuga w'ubuhanzi wafashe umuvuduko nyuma y'imyaka 8 igihe yasohoraga indirimbo iri kuri album yise Ntundize. Ikaba ari album yamenyekanye cyane mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba. Ubuhanga bwo guhuza Afrobeat ndetse na R&B byatumye atandukana n'abandi bahanzi bose, ndetse anabona amahirwe yo gukorana n'abahanzi bakomeye nka Khaligraph Jones wo mu gihugu cya Kenya ndetse na Shiba mu gihugu cya Uganda. Ariko kandi nyuma y'ibi byose ntiyabashije kugera aho ari ubu ngubu nta ngorane agize nk'abandi. Yagiye ahura n'abafite ibitekerezo bibi, bamwe batemeraga imiterere y'indirimbo ze, ariko Bruce we yivugira ko iyo akora indirimbo akurikiza style iri popular ishobora kwamamara ku buryo bworoshye, no kuvuga iri promotable. Ati ikindi kandi umuziki nge nkukora nka business, kandi muri business ntabwo uguma hamwe, ugomba kugerageza hose. Rero style zose niteguye kuzikoramo. Ibi bigaragaza ko Bruce Melody icyo abavuga ku miterere y'indirimbo ze ari ibintu yateye ishoti kera rwose, kandi we icyo yitaho no guteza imbere ibyo akora ndetse n'ijwi rye. Intsinzi ya Bruce Melody. Kwamamara kwa Bruce byongereye imbaraga n'umuhate mu gukora cyane ndetse no kumenya guhangana n'imbogamizi yagendaga ahura nazo. Tuvuga nko ku ndirimbo nka Katerina cyangwa se Sawa Sawa, Bruce ntabwo yaje kuba izina rizwi gusa, ahubwo yabaye nk'umuyobozi mu guteza imbere umuziki w'u Rwanda. Umuhate ndetse n'ubushake bwo gukorana n'abahanzi bo mu bihugu bitandukanye ndetse no gukora indirimbo zitandukanye byatumye abasha kugera ku bafana benshi ndetse no gukomeza gutanga umuziki mushya bizamura igikundiro cye. Mu myaka yashize Bruce yagiye atsindira ibihembo bikomeye nka Kisama Awards ndetse na Trace Award. Ibyo bikaba byaramuhaye gukomera mu ruganda rw'umuziki. Ibibazo Bruce Melody yahuye nabyo, nk'uko nabivuze dutangira, inzira z'abahanzi nizari zihariye nk'uko bamwe babikeka. Yego yarimo abona intsinzi mu muziki ndetse anatera imbere, gusa hari ibibazo byinshi kandi binakomeye aba yaragiye ahura nabyo, cyane cyane ibijyanye n'umwuka mubi w'abantu. Twavuga mbese nk'ibyo abantu bamuvugaho, n'ukuntu abantu bamwibasira bagashaka no kwinjira mu bijyanye n'ubuzima bwe bwite butandukanye n'ubuzima bwa gihanzi. Ibi ni ibibazo abahanzi bakunze guhuriraho, gusa nanone bikaba biri ku rwego rutandukanye kuri buri umwe. Ni byiza ko twibaza iki kibazo: niki gituma inzira Bruce Melody na The Ben banyuzemo zitandukana n'iz'abandi bahanzi kandi zibageza ku rwego rwo hejuru? Bombi bahuye n'ibibazo byinshi, bombi bafite uburyo bwihariye bw'imibereho, ariko bombi barangwa no kwihangana ndetse no gukomeza mu rugendo rwabo. Bruce Melody yagiye agumana igikundiro kubera gukorana n'abahanzi bakomeye ndetse no gukora indirimbo ziri hit, mu gihe The Ben aharanira kwagura umuziki we, akaba n'umuhanzi udasanzwe mu gukora ibikorwa biganisha ku guhindura ibintu, haba muri music industry ndetse no muri society. Ese hagati ya Bruce Melody na The Ben ni iki gikururira umutima wawe mu rugendo rwabo? Andika hasi muri comment maze tuganire ku buryo abahanzi bagize uruhare mu kugeza umuziki w'u Rwanda kure ndetse n'amasomo tugomba kuvana mu buryo bakoze. Mbere yuko dusoza, niba wanyuzwe n'iyi video, niba ushaka kumenya byinshi ku rugendo rw'abahanzi, turagusaba ko wakurikirana video zacu zigiye kuza ndetse n'izabanje.